Matayo gice cya 6 umurongo wa 33. Matayo, ubutumwa bwiza bwa Matayo gatandatu umurongo wa 33. Haravuze ngo ahubwo mubanze mushaka ubwami bw'Imana no gukiranuka kwayo, nibwo ibyo byose muzabyongererwa. Amen. Turangirize mu byakozwe n'intumwa 20 umurongo wa 35. Nababereye icyitegererezo muri byose, yuko ariko namwe mukwiriye gukora imirimo ngo mubone uko mufasha abadakomeye, no kwibuka amagambo umwami Yesu yavuze ati, gutanga guhesha umugisha kuruta guhabwa. Amen. Ndabashuhuje abo tutabonanye, mwiriweho mwese. Dushima Imana kuba hano kuri aya masaha mu gitaramo cyiza nk'iki. Izi mikoro sinzi ko ziregeye neza, ndimo ndumva mpaye nivugiramo hano. Ni umugisha udasanzwe. Pasiteri yabivuzeho tugiye gusenga, avuga kuko umuntu kwisanga hano icyo cyonyine hatarakorwa n'indi mirimo ari umugisha ukomeye, kandi niko kuri. Ahantu haratandukanye, umuntu ashobora kwisanga ahandi, yego hafite icyo hamaze kuko abantu bose ntibari hano, kandi si iki cyonyine gikorwa mu isi. Ariko mu by'ukuri muri bimwe twibwira ko kandi by'ukuri bifite umugisha kuruta ibindi, ni ukuba mu nzu y'Imana. Bwana sifiwe. Haleluya. Rero kuba turi hano, nje navuga ngo kumwihariko kubera mu mibyizi dukunda no kuhaba buke, iyo tuhabaye tubishima Imana cyane, twumva ari byiza, birahenda kandi ni ibintu bikomeye. Ni nkaho twe tubibona twabiharaniye cyane kandi bitatworoheye, iyo tubibonye turanezerwa. Bwana sifiwe. Ikindi iyo tugiye kuvuga Imana, abantu baba bafite ibibazo bitandukanye bibazana hano. Hari abazanwa no gushima, hari abazanwa no gusenga, hari abazanwa no gupfa kuza batabitekerejeho. Ariko ndagira ngo nkubwire iki kintu uze kubiha agaciro cyane kuba hano ubyumve. Ndabizi neza ko harimo igisubizo cyawe. Ahantu abantu barimo bavugira Imana, nubwo bashobora kuvuga ibidasa n'ibyo wifuza ko bavuga, ariko iyo Mana tuvuga ikwiriye byose kandi ni igisubizo kuri byose. Wumve, utegere kandi ubyizere, biraza kugukorera imirimo ikomeye cyane. Bwana sifiwe. Iyi Mana tuvuga ni Imana iruhura abavandimwe, ni Imana isubiza ibibazo, ni Imana ifasha ibijyanye n'ubugingo, ni Imana ifasha ibijyanye n'ubuzima, ni Imana iriho nzima, ntabwo ari amagambo n'igipindi cy'abantu. Imana ni Imana nzima, ntabwo Imana ishobora kunanirwa icyo yifuzaho. Oya, gusa icyo ngira ngo tuvuge, turavuga kuri formule, ku buryo bujya bukorwa kugira ngo abantu bagere ku bintu. Umuntu ashobora guca inzira, nta kintu kigira inzira imwe. Ibintu byinshi mu buzima bigira inzira nyinshi, ariko muri izo nzira nyinshi haba harimo inzira imwe igera ku gisubizo. Abafaransa hari ikintu bavuga ariko ndemera, baravuga ngo tous les chemins mènent à Rome. Ni ukuvuga ngo inzira zose zigera i Roma.
ariko ku Mana sivyo. Ku Mana ntabwo inzira zose zigera i Roma. Hari inzira zagenwe kugira ngo ikintu cyose kigerweho. Izo nzira nizo nza kwifuza ko tuvugaho. Abantu barasenga, abantu bararirimba, abantu barimwo ubwenge bwinshi, abantu ni beza, abantu ni banini, ariko abantu ntibanganya ubumenyi. Bibiliya ivuga yuko ibyo twizera ngo bizabizanwa no kumva, kandi ngo kumva ijambo ry'Imana. Bivuga ko umuntu wumva cyane kandi akamenya ahabwa kwizera kuzamutse. Ikizamura kwizera kw'abantu nibyo bumvise kandi bakabisobanukirwa. Ndagira rero ngo tuvugane kuri iki kintu cya mbere twakirenze, ni uguha agaciro kuba wicaye ahantu barimo baravuga Yesu, ahantu barimo baravuga Imana. Hari abagabo babiri bagiye mu nzira, amen, bakigenda ngo baganira iby'agahinda, baganira iby'umubabaro, baganira ibintu batumva, baganira umuntu warenganye, umugabo witwa Yesu w'i Nazareti. Bavaga Yerusalemu baja mu kirorero cya Emausi, ngo bagenda bavuga karengane n'umubabaro no kuvuga ko batazongera kubona umuntu w'agaciro nk'uwo. Ariko ngo muri ico kigane wumve Yesu kuntu kubona Imana, kumva Imana, kwicara harimo havugwa amagambo y'Imana, nubwo haba harimo havugwa bidasa n'ibyo wifuza ko bavuga, ariko ndagira ngo tujye duha agaciro kwicara imbere y'Imana, kwicara imbere y'ahavugirwa amagambo y'Imana. Niki bidufasha? Ushobora kuba urwaye simvuge ku ndwara, ushobora kuba waburaye simvuge ku biryo, ushobora kuba wabuze minervale simvuge ku mafaranga, ariko ndavuga Imana. Imana iba mu izo zose. Haleluya. Bibiliya iravuga ngo abo bantu bagenda baganira iby'umubabaro. Buriya muri twebwe habamwe abantu benshi bangana nuko dutekereza, bajya bakora ikiganiro muri twe kikatwica cyangwa kikadukiza. Buriya naho mwicaye umuntu wese barimo araganira, muri we harimo ikiganiro. Bariya abantu ngo barimo baganira, umwami Yesu ngo araza abageraho. Yesu yari yazutse, ngo abagezeho, ngo arababaza ngo ese ko mugenda muganiriye kandi musana bababaye. Buriya umubabaro ugira amazina atandukanye kandi ugira n'ishusho zitandukanye wambika umuntu. Iyo umuntu agikubitwa n'umubabaro ashobora kurira agaceceka. Iyo umuntu abitekerezaho amera nk'umuntu ucecetse, nk'umuntu witonze, ariko ibitekerezo by'umubabaro iyo bitinze mu muntu bihinduka ico bita ngo n'intimba. Umuntu akagenda n'intimba cyangwa umuntu akagenda n'agahinda. Umuntu akagera ubwo ananirwa kubihisha bigatunguka, ukabiririmbiraho abantu bakwibazaho, bikagera ubwo niba wari inzobe, niba warukeye, abantu babona kutagica. Kubera iki? Umubabaro wo mu mutima, ikibazo cyatekerejweho. Bibiliya iravuga ngo abo bantu Yesu ababaza amakuru, bamubwira amakuru y'umuntu warenganye witwa Yesu. Kibari bazi ko ari uwo bavugana. Bamubwira umuntu wapfuye Yesu, bamubwira ineza yakoreye abari mu isi, bamubwira uyu Yesu kuntu umuntu ngo yaje amukoraho arwaye imyaka 12, umuntu ngo arakira. Bati mwumva umuntu nk'uwo. Bamubwira uyu Yesu ukuntu umunsi umwe ngo yicaranye n'abantu ku musozi 5,000 ngo bageza ku masaha yo gukenera amafunguro, ariko ngo bategereye iguriro. Yesu ngo abaza abantu bari mu materaniro, arababaza ngo ese mufite iki? Ngo baravuga ngo dufite imikati 5 ngo n'amafi 2. Yesu ni igitangaza, arababwira ngo nimwicare mwese. Baricara ngo barabaserva, arayimanyagura ngo arayishimira, ngo barabakira. Hasigara intonga 12. Bibiliya iravuga ngo bagenda bavugana ko karengane k'umuntu wari ubafitiye umumaro, wahuye n'ikibazo agapfa, akicwa n'ubugambanyi. Amaze ngo Yesu amaze kumva ayo makuru, ngo atangira kubibutsa nk'ibi ngiye kubibutsa. Atangira ngo kubabwira amagambo y'Imana, ngo arababwira ngo ese mwabapfumwe, ngo muzageza he kutumva amagambo y'Imana? Buriya kumva kuratandukanye, na Bibiliya irabivuga. Hari ukumva ko gupfa kumva,
buriya umuntu aciye hariya ku muhanda wumva za moto, wumva imodoka, wumva amagaraje, wumva indege ziciye hejuru, biriya bintu ntushobora kudiserna, ntushobora kuanaliza, ariko bica mu matwi ukabyumva, urabyumva. Ariko icyo Bibiliya yitwa kumva, Bibiliya ivuga ko ari ukumvira, kumva, ukumvira, kumva ukabitekerezaho bikinjira ku ndiba y'umutima, ukabyakira. Umugabo umwe wo muri Korea yabyigishijeho Yongcho, ashaka kuvuga ukuntu umuntu agomba gutandukanya ibyo yumva. Turi kumwe se? Haleluya, haleluya. Aravuga ngo umuntu ngo agomba kugira imyumvire ibiri. Ijambo rya mbere, ibintu ngo byose twumva ukuramwo bimwe bitagomba no kwinjira mu bwonko bwawe. Nayo magaraje twavugaga n'ibyuma bihonda, n'ibintu bitambuka, n'indege mu kirere, ibyo biguca mu matwi, ntugomba kubiha umwanya n'umwe wo kugira ahantu bibika biratambuka. Avuga kumva kwa kabiri. Aravuga ngo kumva kwa kabiri ngo ni ibintu byose umuntu yumva byingira akamaro, ngo akabibika mu bwonko bwiwe, akabishira mu bwonko, ubwonko bukabibika bukabigumana. Harimo amashuri, harimo culture z'imico yacu, yo mubona abantu baravuga imisango, burya baba barabyumvise bakabifata. Harimo ibintu byinshi bidufitiye akamaro muri buno buzima, umuntu agomba kumva akabibika, akabigumana. Business batubwiye ngo bigaga imisozi ya business, buriya umuntu wabyumvise ntabifate, yatakaje tike y'ubusa kuza hano. Aravuga ngo ikintu cya gatatu ni ijambo ry'Imana. Aravuga ngo ijambo ry'Imana iyo umuntu aryumvise, ndavuga amakuru ya Yongcho, aravuga ngo ugomba kurikorera ngo ibintu bitatu kuko rifite umwihariko. Ijambo ry'Imana ngo rigomba kugira umwihariko. Aravuga ngo iri jambo ry'Imana ngo ukiryumva, ngo ukwiye kuryumva neza, ngo warangiza ngo ukaritekerezaho, ukarisesengura, ukaryumva, ukabaza ubyumva kukurusha, ugasobanukirwa, bikumvikana. Ngo warangiza ngo ukabiterura, ukabikura mu bwonko, kopi muyisiga mu bwonko, iyindi kopi ngo ukayijana ngo ukayishira ku ndiba y'umutima, umutima ngo ukabyizera cyane. Aravuga ngo bene abo bakoze ibyo ngo bajya bahinduka kandi ngo bagahindura ibintu. Yongcho niko yavuze. Aravuga ngo nibo bonyine bashobora gutegeka ibidashoboka bigashoboka. Nibo ngo bajya bagera ku ngumba zabuza abana, abateretse iryo jambo mu mitima ngo bakabahereza abana. Iyo bageze ngo kumazarura bayahindura ryoshye. Iyo bageze ku muntu uri mutakarwaye bamuhereza ubuzima bwo kutarwara. Ni umuntu wumvisha ijambo akaritekereza, akarikura muri matematike na geography n'andi masiyanse, akaribika mu mutima, rikaja ku ndiba y'umutima, ngo rikaguhindura uruganda rwo kuremera isi ibisubizo. Haleluya. Iyo umuntu adakoze ibyo, arigumisha mu bwonko, akazaja ategeka ibintu bitamwubaha. Gasangaza amakuru, ijambo ntiriba mu mutima ntaryizera, ariko yagera ku ngumba akayibwira ngo byara. Imbuto zakira abana zikanga, nta bubasha afite, nta bumana afite, nta kwizera iryo jambo afite. Agasanga umuntu utewe n'abadayimoni, akabategeka bakanga. Ubwo bushake, ubwo bushobozi ntabwo afite. Mufite inkuru za bene Sekewa n'abandi bavuga amagambo gusa, ariko batayumva, batayizera, batayafite, atabarimo, ari ku kanwa, ari ibintu biraho. Bavandimwe, nari ndimo mbakurura ngo muze tubane muri iki gitaramo. Hari ikindi kintu natekereje cicaye. Buriya ikintu kigira imbaraga mu gitaramo ni ukumenya umwimerere w'ico kintu, ni ukumenya natire y'ico kintu. Hano mu gatatu ko ntekereza, sindi mu bafondatere b'igitaramo cya gatatu, ariko bajya baduha amatangazo ko ari umunsi ngo kwirwa dusenga. Twagombye kuza tuza hano mu gitondo, abadafite akazi tukirirwa dusenga, tukaza kugera mu mwanya wo guterana rusange, ariko twasenze. Kuko iyo dutangiye ahabwije, njya mbona duhita tubigira amateraniro kimwe n'andi materaniro, abantu batazi kare ngo basenge. Uyu ni umunsi wo gusenga, kubona Imana, guhura n'Imana. Bibiliya twasomye
itubwiye icibanze formule. Dukeneye abana, dukeneye amafaranga, dukeneye amaviza, dukeneye umutungo, dukeneye ibintu byinshi cyane mu buzima bishobora kutwubaka, bishobora kudutunga. Benshi nibyo baza gusengera, kandi kubisengera si icyaha, ariko ndagira ngo nkubwire ikintu kizagitinza ibintu bibe. Ibintu by'Imana ni amahame, ni principe. Yesu ubwe aravuga ngo mwa abantu bavandimwe, reka mbagire inama. Mu gice cya 6:33 aravuga ngo mubanzi. Haleluya. Bibiliya ibi bintu byose mubona, kwambara, kurya no kunywa no kubaka ibintu, hari ico muza mubona dufite abapagani badafite? Nta nico tuzabona. Bibiliya yavuze ngo Yesu abwira abantu ngo dore muzakenera kurya, muzakenera kunywa, muzakenera gukira indwara, muzakenera ubutunzi, muzakenera ibi bintu, ariko ndagira ngo mbabwire iki kintu, mubanze. Dore ico muzabanza, mwizi imibare mwebwe mwese. Imibare iyo ushizemwo formule nabi biranga. Izi system technologique zose dukoresha hano hanze, iyo baguhaye kuzuza form runaka, gufiringa form, ukagira ikintu ukora uko kitajya gikorwa, ntibigukundira. Ikintu cyose kigira uko cagena. Iby'Imana rero ntabwo ari umurima wo kuganagana, bigira uko ibintu bijya bikorwa. Iyo umuntu atabikoze ko umuntu, Imana ntijya yirukana abantu, kandi Imana ntizikwereka ijisho ry'uburakari, ariko ujye ugira intambara muri wowe zo kwibaza ngo ese Imana yayumva ibyo mvuga. Imvugo mbwira Imana zirasa n'iz'abandi bajya babwira Imana. Ni gute abandi basenga bagasubizwa, niki gituma ntazansubizwa? Mvuga igiswahili, igifaransa, icongereza, ijya yumva uruhe rurimi, koresha iki? Umva uko Imana Yesu yabwiye abantu. Yarababwiye ngo ibyo bindi byose timuzabihabwa nk'ababiguze, tiwogira gukira indwara, tiwogura umwana, tiwogura ubwiza, tiwogura igikundiro, tiwogura ubukire, tiwogura umugisha, tiwogura kuberwa. Usara Imana izitwerekera ku tuntu duto. Timuza abantu bazabirundaho imyambaro, ariko ikazemera nk'iyambiswe igiti, kuko ku igiti tiwogura kuberwa. Mwumva ibintu duherwa ubuntu. Byangenda hankareba mu nzira, ugasanga umuntu yambaye ishati, ugasanga nundi neza ni ya shati, ariko wazireba ukabona ntizakorewe mu ruganda rumwe. Kubera iki? Umwe afite umugisha wo kuberwa, undi ntafite umugisha wo kuberwa. Bakabarurira ibiryo mwembi ku isahani, watamira kabiri bikakubihira, mugenzi wawe akamara isahani akiyongera indi. Hari ibintu Imana yisigaje. Bibiliya, haleluya, iravuga ngo ibyo n'abapagani barabishaka, n'abandi mwirara ku ijoro. Ntimuri nkabo, ntimusa nkabo, ntimuzagenda nkabo, ntimuzakora nkabo. Ndagira ngo mbabwire formule kugira ngo ibintu bije bigerwaho. Ni mubanze mushake ubwami bw'Imana. Iri jambo Yesu yarivuze inshuro zibiri zikomeye. Yarivuze ibihe bibiri bikomeye. Undi munsi abantu basengeye indwara, basengera ibintu biranga. Abakozi b'Imana, intumwa za Yesu, basengera umuntu urwaye igicuri. Bibiliya igaragaza ko ari uwo munsi Yesu yari yiriwe ku musozi kubonana na Eliya na Mose yajamukanye ba Petero na ba Yakobo. Noneho ngo agarutse ngo baramubwira ngo iki kintu ko dusanzwe dusenga bikaba, ko twasenze ntibibi. Abagira inama, arababwira ngo gusengera ibikomeye bimeze nk'ibi ngo birasaba kwiyiriza no gusenga. Undi munsi baramubwira ngo twigishe gusenga, umunsi umwe bija biba tukizera, undi munsi byaba tukayoberwa nimba tutizeye. Ese kwizera ni twigishe gusenga? Yesu ababwira aya magambo, arababwira ngo mwe nimuja gusenga ntimukavunike. Iyi si yuzuye amami n'ubutware n'ubushobozi, amwe akomoka mu kirere, ndakomoka ikuzimu, andakomoka mu bantu. Mwebwe nimuja gusenga muze muhamagara ubwami burushayo yose imbaraga, muvuge gusa ngo data wa twese uri mu ijuru, ubwami bwawe buze. Ahantu hari ubwami bw'Imana nta bundi bwami, nta zindi imbaraga, nta kindi kiyategeka. Iyo umuntu ahamagaye ubwo bwami, ayandi mama aca bugufi, ayandi mama arahunga. Ni ubwami bw'umuco, ni ubwami bw'imbaraga, ni ubwami buhindura. Haleluya. Bibiliya yavuze ngo Yesu atanga inama, aravuga ngo ibyo ntibigoye,
Timuza mubona ko amazu asa nagoye. Kuri Yesu ndagoye. Habe n'abana ntibagoye. Habe no gushaka abagore n'abagabo ntibigoye. Ikigoye ni kimwe, no kumenya ikibanza. Pawulo ndagaruka kuri iri jambo ryo gushaka ubwami, ariko dusubira ha mu byakozwe n'intumwa twumva ubujenama bwa Pawulo bukomeye, kandi ndimo ndifuza kudatinda kubera turi kumwe na pasiteri. Pawulo avuga amagambo atatu atanga inama nk'umusaza mukuru wari uri musezera abwira abantu ngo nsubiye Yerusalemu, kandi ngo nzi yuko ibindindiriyeyo ngo ari ingoyi no gupfa ngo n'imibabaro. Ariko arababwira ngo reka mbagira inama bavandimwe musigaye mu murimo w'Imana, muhaye mukora bahagarariye amatorero n'ibindi. Arababwira ngo ndababwira ibi bintu mu guhamagarwa kwanje kose, ngo ntaciza na kimwe nikenze kubabwira. Ikibafitiye umumaro cyose nk'umukozi w'Imana ntaco ngo nirinze kubabwira. Cyo ni cyambere ko ni kumukozi w'Imana. Umukozi w'Imana ntazahisha ukuri kubwirira abandi bantu umumaro. Umukozi w'Imana ntajya hishibanga ryotuma benshi bahinduka bakamenya ubwami bw'Imana. Ajya avuga ukuri kose kuzuye umutima. Ijambo rigira kabiri, Bwana sifiwe. Aravuga ngo ikigira kabiri, ngo nirinze kugira uwo ndemerera mu muhamagaro. Ngo nibyo byatumaga ngo mbanza gukoresha amaboko yanje ngo kugira ngo mbone itike, ngo mbone ibintunga, ngo ntazangira umwe muri bari batoya naremerera ngo akabihindura impamvu yo kunanirwa gakiza. Pawulo yazagaje amwivuga butumwa ngo avuye kudoda amahema yagurishije agahagurukana amafaranga yiteguye kutagira umuzabona urwitwazo ruvuga ngo wimuvuga butumwa nawe ko aturemerereye. Hari umwe bahoze bambwira ariko hashize ibyinsi shize nk'igihe kirekire, waraye mu nzara avuga ngo wari mu mafungo. Ati na mahoro cumba twakiguhaye uri mu mafungo. Bati urayakora gute? Tushaka amazi yo kunywa satoya, amafungo yanje ntajya agora. Murashaka ipaki imwe y'umukati, mushaka magatandatu, mushake na mata amaritiro 2. Bati buri gitondo nzoza ndya ku mugoroba, buri gitondo ndaza ndya ku mugoroba. Kurumva uwo mukozi w'Imana ameze nka Pawulo. Amagatandatu n'ipake y'umukati n'icayi n'amaritiro 2 y'amata ukaja kurya nijoro. Kurumva uwo nguwo ameze nka Pawulo. Haleluya. Pawulo aravuga ngo mu muhamagaro kugira ngo hatazagira ubugingo bw'usitara ngo bunanirwe kumenya Imana bwitwaje ko naremerereye abantu. Aravuga ngo nico gituma nemeye kugenda nkoresheje amaboko yanje ngo ntazagira uwo ngusha. Bwana sifiwe. Arangije atanga inama ko ndagaruka ku mugisha. Dukeneye umugisha, ndabizi ibyifuzo hano. Muzakore test muri abakozi b'Imana, muvuge muti dusengera itorero cyangwa dusengera igihugu. Numara witora toza ugende wumvaga aho uko abantu baye basenga. Kurahiye ukuri nta numwe uzare kuri cifuzo cyamukuye muhira. Ukeneye umugabo azabasengera umugabo, ukeneye ifaranga azabasengera ifaranga, ukeneye ikindi nico. Pawulo avuga aya magambo. Arabavuga ngo bavandi nababereye ishitegererezo mundebereho. Arababwira ngo gukora ngo bihesha umugisha, ngo kuko bifasha abadakomeye ngo bagakomera. Ngo gukora niko guhesha umugisha kuruta guhabwa. Iyo umuntu akora, ndagaruka ku gushaka Imana mu bintu byo gukora. Ndavuga ibintu nk'abingahe mbite nicara. Aravuga ngo dore inama mbahaye muzo mukeneye byinshi musengera tibizomanuka ngo bive mu ijuru nk'imvura. Oya utahinze ntaza sarura. Tibibaho utabibye. Ni principe ya Bibiliya, nuko biba no gusarura. Iyo umuntu abibzi neza asarura neza. Iyo umuntu abibye uburyarya asarura bamuryarya. Iyo umuntu abibye amafaranga arekorta amafaranga menshi. Iyo umuntu abibye kwicisha bugufi asarura gushirwa hejuru n'icubahiro. Arababwira ngo gutanga ngo guhesha umugisha ngo kuruta ngo guhabwa. Bibiliya yavuze ngo mubanze mushake ubwami bw'Imana no gukiranuka. Reka mbabwira abantu nka 3 gusa bashatse Imana. Ubwami bashaka ubwami, ibindi byose birizana.
turuzi by'Imana principe yabyo. Iyo ubyirutse inyuma uzubibura. Iyo ubiretse ngo wiruke inyuma ya Yesu uzubibona. Niyo principe. Iyo uvuze ngo reka nemeza abantu mbu munyacubahiro uzukibura, kuko bakiguha bagiye bakureba mu maso warenguka hirya bakanyora n'inzara kigashira. Iyo uciye bugufi baza bakiguha bose. Uzarebe nk'umuntu mukuru iyo agiye nko kukuramutsa akagereka ukuboko kukundi wewe uzupfukama. Bibiri iravuga ngo umugabo witwa Abrahamu ngo ashaka Imana. Iyo umuntu ahaye ashaka Imana uzuyisenga ukamara ntutahe, ukaririmba indirimbo zigashira ntutahe, ukaririmba ukova igashira ntutahe, ugacuranga iziri muri telefone ntutahe, ukaririmba amagambo y'icifuza agashira, ariko ukaguma ku mavi ukagumana na Yesu ugategereza, ukaguma ugatekereza. Ushaka Imana ntaza shamura, ntaza yiruka. Imyaka yose ntiza yerera rimwe. Hari imyaka yera ku mezi 3, hari imyaka yera ku mwaka, hari nimara imyaka 5. Nimba Yesu yaratinze kugusubiza yaremeye, kurahiye ukuri kw'Imana, Imana yacu ntizibesha, izagusubiza. Guma ku mavi. Hey, haleluya! Bibiri iravuga ngo Abrahamu ngo ashakisha Imana kuyiha amaturo. Ngo ashakisha Imana kuyiha amaturo no kuyizera. Umunsi umwe ngo muwe harara abagabo 3. Ngo bakishinjira ngo arirukanka mu nkareba ikimasa kivyibushe, araza kaminka ngo arakibaga izo nyama ngo azitekesha amata ngo ziraryoha. Bararya ngo bamare guhaga. Ngo bagiye kugenda ngo umwe arabaza ngo ese ukusara agira umwana. Nukuri abakozi b'Imana iyo bafatiwe neza mwanya tibaza bataha batabajije kamwe mu bibazo bosiga bakoze. Iyo kandi si buba wafashe neza ni Imana kuryo bawagiriye neza. Ngo barabaza ngo ese ukusara agira umwana. Ngo baravuga ngo nta mwana agira. Ngo baramubwira ngo ikindi gihe nkiki uzakikira. Ngo araseka. Isake birasobanura ngo nibitwenge. Banya bamubwira ngo iryo niryo zina ry'umwana uzabyara. Ngo yinjira mu mwinjiro ngo araseka. Bama bamubwira ngo urasetse, azitwa bitwenge, azitwa Isake. Nuko Abrahamu ngo ntiyashirwa, arasubira ngo ashaka Imana, kandi ngo ayishakisha gutanga amaturo n'ibitambo, gutanga amaturo n'ibitambo. Amaze ngo umunsi umwe noneho Imana ngo yigomba wa wundi Isake. Imana nukuri ndabizi ko umwuka w'Imana aba muri mwe mwese. Imana izayigomba Isake ukamwe Imana. Njewe ndabizi ndabihamya, turi mu mwuka uzutuganiriza. Imana ikizi kubwira mbere si cyuzo utanga. Icambere zikubwira ngo tanga umwenda, ico cukama wemera. Ukagira gutya muri mukabati. Si hano twishaye akabati gakuhuka ari hano. Ukagira gutya. Umwuka uza wamuvuga ngo yayindi, oyaye ukamutambutsa umutwe. Ukaja kuye umwuka ukabati basi nimba atari iyiga. Uzutambutsa umutwe ukaruhuka gera kwitariyo. Kandi wagera kutariyo kamere na Satani bakakura ngo ashi nuko tangiye. Zose si ugutanga se. Weyimye umugisha. Bibiri iravuga ngo amusabye Abrahamu ngo amutangana umwete, amutangana imbaraga, aramujana kugera ubwo umwana yahoze amuganiriza, akazamubwira ngo ese ko mbaye mbona inkwi ngo igitambo kiri. Ngo aramubwira ngo Uwiteka ngo arironkera. Ngo Uwiteka arironkera. Aragenda ngo amare gushika ngo aramutamba, amutambye marayika ngo arururuka mufata ukuboko. Ijwi ry'Imana riramubwira ngo reka hindukira ngo urebe ngo mwivunzi ngo abone imfizi y'intama. Ngo yari Yesu wari ugifashwe n'ibihe wagombaga kuzaza gutangwa. Amaze ngo arayitamba, arangije ngo aririmba indirimbo Abrahamu, aravuga ngo ku musozi w'Uwiteka ngo kizabona. Turi ku musozi w'Imana, aho Imana ifite kwironkera. Wewe ugomba kuba flexible gusa ku mwuka, ugomba kwemerera. Erega nitwe twikenesheje, turuzi noja kuri ruriya rugi kaguma nkarutera imigeri, no maramayinga biri muri nonzo, ariko no kumvira principe nkajana gafunguzo sa amasegonde se. Imana iyo utabikurikije muri principe umwuka ntaza kwirukana, n'abapasiteri ntibaza bakwirukana, baza bare kukaza ukazisanga utunzi yawe Mana itabaho, kandi Imana nyakuri iri mu ijambo ryayo itazikubona.
ukagera ubwo uzaje wibaza ngo se Imana izivangura ikunda abandi ntinkunde, ni wewe uzuja gutera urugi imigeri. Kandi urufunguzo principe y'Imana no gushaka ubwami bw'Imana. Shakisha Imana amaturo, shakisha Imana ibitambo, shakisha Imana icushoboye mukuri wemeranya n'umutima ko aribwo bushake bw'Imana. Bwana sifiwe. Umugabo witwa Abeli ngo arorora inka ngo yabyara, ngo akareba inziza mu zindi ngo akavuga ngo yikwiriye Imana. Inkama yabyara akavuga ngo iyi ni nziza nayikwiriye Imana. Inyana yacuka akavuga ngo iyi ni yiruta izindi ngo ndayiha Imana. Abeli ngo ashakisha Imana amaturo n'ibitambo. Imana ngo iranezerwa. Bibiri iravuga ngo Abeli nubwo yapfuye kugeza ngo kuri none aracyavuga. Haleluya. Yahindutse urwibutso, yahindutse monima, urwibutso rw'abizera. Iyo umuntu yakoreye Imana ntazapfa, imirimo izisigara ivuga kandi igakiza abantu. Abeli ashakisha Imana, ariko ngo Kayini yazasarura ibyiza byose ngo akumva niwe uzobirya, akareba ibimunzwe yabitwikira Imana bigahumura nabi. Ibishimbo byera akareba ibimunzwe, amateke yera akareba asharira, ibyiza akabyima Imana. Imana ituma marayika iramubwira ngo genda ubwire Kayini, ese Kayini turi mubona ko icaha gihe kitugatugira ku rugi rw'umutima wawe, ariko aramubwira ngo ni wowe ufite imbaraga zo kugitegeka. Haleluya. Hinduka uhure n'umugisha Imana yakugeneye. Imana ni suvere, ntigikanga ibitsure, ntizikanga ibindi, ni suvere, izikoresha ishatse. Ariko iyo umuntu ahindukiriye ijambo, Imana ibana n'ijambo, ibintu bijya bihita bihinduka automatic, ntibiza birara kabiri. Haleluya. Iyo umuntu ahindukiriye ijambo n'uwo mwanya. Bwana sifiwe. Undi mugabo umwe ngo yaravuze ngo ndashaka Imana witwa Enoki. Ni Enoki wa karindwi uvuye kuri Abrahamu. Aravuga ngo nje ndashakisha Imana ngo guca bugufi no gukiranuka. Wumva ukuntu Imana iba muri domaine zose kandi gutegeye aho ushoboye. Ngo aca bugufi ngo gukiranuka gusa, ngo aravuga ngo nzaza kiranuka ngo nshe bugufi. Kandi aravuga ngo sinzaje imbere y'Imana, ntawuzuje imbere y'Imana. Twebwe turi mu kuja imbere y'Imana. Navuga Imana amagambo 5 kavuga 10 ya bideri. Nabwira abantu gukomera kw'Imana nkabanyurizamo na bideri ukuntu akomeye njewega. Nababwira ubwenge bw'Imana ngashaka kubabwira ko na bideri afite agakeregeshwa k'ubwenge. Nagiye imbere tayari. Enoki aravuga ngo nzashakisha Imana gukiranuka ngo no guca bugufi, ngo akazagera ikirenge mu ca Imana. Imana ngo yazaga imusura buri munsi ngo agakandagira aho Imana yakandagiye. Bagera ahantu ngo Imana ikamusezera agasigara, eje ikagaruka ngo agaca bugufi. Ibitabo bisobanura ngo Imana yararushira mu neka ngo mu mutima asinziriye, ngo isanga Enoki atagira uburiganya. Ngo bituma Imana yemera ko Enoki ayiherekeza, ngo ntiyamenya ko bageze ku muryango w'ijuru. Bararuha ngo barinjira, yinjizwa no guca bugufi no guka no kugera ikirenge mu ca Yesu. Haleluya. Abona Imana ayibonesha gushaka. Bibiliya yavuze ngo mubanze mushake ubwami bw'Imana ngo no gukiranuka kwayo, ibi bindi byose Bibiliya iravuga ngo ndabizi ngo nzi yuko mubishaka murabi. Ibyo ndabizi, ariko icyo mbakeneye ni kimwe. Dore ni ikintu kimwe. Banzi niki cyambere, gushaka ubwami bw'Imana no gukiranuka kwayo. Bavandimwe twige kuruhuka imiruho. Muze tumusange aduture iki harya, imitwaro yose muze tumusange. Haleluya. Mushaka ubwami, ifaranga zizizana, abagore n'abakobwa bazizana, igikundiro n'ubwenge bizizana, icubahiro n'ibikenewe bizizana. Dore Imana igushakaho. Shaka ubwami bw'Imana no gukiranuka kwayo. Uzuyishaka amanywa, uyishaka ijoro, kandi uze wiyunga n'Imana. Turabanye ntege nke, tuza turakara tugatukana tugakorogana, ariko uze wiyunga usa n'ibicaniro.
wambare neza mu mwuka numara uzupfukama imbere y'Imana uvuga ngo ndagushaka uhongeho amaturo utahe uhongeho amaturo utahe uhongeho amaturo izokubadukana uzuruha wibaza ngo uyu ni kado ndakurahiye uzoza wibaza ngo uyu ni kado. Bibiri iravuga ngo Salomo umwana w'umwami umunsi umwe nzajangara iminsi 2 kuntu yashatse Imana irazira mubaza ngo se Salomo kugirira nte wabaye umwami w'ubwoko bukomeye bwira mufite abanzi mukeneye ubukire mu gihugu mukeneye byinshi ngoma yawe kugira ngo ikomere mbwira ngufashe iki Salomo barayibwira ngo Mana ngusabye ubwenge bwo kuyobora abantu bawe. Imana irakabika umva ukuntu abantu bazi kuvuga bazabasubiza neza. Umukristo azayoborwa n'umwuka. Ibyo tuvuga nibyo tuzadusubizwa, uko dusenga niko tuzadusubizwa, ibyo umuntu atakamo nibyo Imana izayumva. Aravuga ngo mpereze ubwenge ngo buce, aratura ngo buce arima. Bashatse kumuriganya ingoma Adoniya ngo yashatse ngo yaciye mu gice cy'abatamzi n'abahanuzi ngo bajana mu gahinga ngo batamba ibitambo ngo barayimika ngo bavuze induru bavuze amakondera ngo baravuga ngo Adoniya ngo yimye ingoma. Amaze ngo umuhanuzi ngo arazabaza Dawidi ngo ese kushaje wari warabwiye Berisheba ngo uzashira umwana we ku ngoma. Aramubwira ngo niko navuze. Aramubwira ngo Adoniya yimye. Bibiri iravuga ngo Dawidi yamahaguruka ku ntebe ako kanya yamayizana hamagara Salomo gushara kumeneha amavuta nkwimike turebane na Adoniya. Adoniya iriya yumva umugisha yari yibye ise yabimenye kandi yamaze kwimika Salomo. Salomo aramubwira ngo Adoni sinkwisha ariko tukambuka kakagezi tukarenga. Bibiri iravuga ngo Adoniya agira ubwoba ngo arahungaja mu nzu y'Imana ngo yegamira ihembe. Ihembe ryasobanuraga ni Bibiliya Zaburi ziririmba ngo twegurira ihembe ry'agakiza. Ririya hembe ryasobanuraga Yesu Kristo uzaza ngo arashika wegamiraga ihembe wese yabaga yegamiye umucunguzi ntaco yagombaga gutwarwa ngo yegamira ihembe. Umwami aratuma ngo nimugende mu mubwira ave ku ihembe ntaco mutwara arasa. Bibiri iravuga ngo Salomo umunsi ngo buzuza inzu y'Imana ngo abwira abantu ngo dushaka Imana twasamura Imana ivuge twumve dutangiye ingoma tubonye inzu y'Imana turavugisha Imana gute. Aravuga ngo muzane ibitambo ngo n'amaturo ngo batambira Imana ibitambo 1000 kimwe bibiri inki 1000 barazibaga barazitwika imbere y'Imana. Imana ngo iravuga ngo mureke mbabwira amakuru mwanshatse murambonye ngiye kubabwira amakuru muzi uko bizagenda. Ndirahiye ndi Imana igihe cyose muzaterwa n'ingorane n'ibyago n'amakuba ngo mukibuka ngo mugahindukira ngo mukaza muri iyi nzu yitiriwe izina ryanje ngo nzaza byihuse mbakize. Haleluya! Kandi ngo mbakirize n'ubwoko bwanyu. Arasubira aravuga ngo nukuri ngo nimuterwa n'ibyago n'amakuba ngo mugahindukira ngo mukaza. Wibuke Daniel waruza ayo masezerano iriya mu gihugu c'ubunyage ngo baramubwira ngo wishitege ku uyu munsi uratabwa mu rwobo rw'intare ngo akazapfukama 3 ku munsi ngo akerekera Yerusalemu kuri yanzu ngo agasenga azamuye amaboko yera ngo akabwira Imana decision zafashwe. Iriya nzu yabagamwe gisanduka ririmo ibimenyetso byo gukomera kw'Imana. Yari bamwe inkoni ya Aroni yarabijinda byari igiti cumye rivuga ngo iri jambo nubwo riri mu gitabo ariko ngo nirizima rirakiza. Yari ririmo ngo namano ikimenyetso cy'izuru umutsima w'ijuru utazibagirana mu banyesiraheli iteka ryose. Ibyo byari bibiste muri iriya nzu yari irimo amategeko 10 y'Imana. Ngo Daniel arahindukira ngo akaza yibuka Yerusalemu ari mu bunyage yibuka ryasezerana Imana yahaye Salomo ngo akaza yibuka aribuka ngo amare kwibuka. Bibiri iravuga ngo asubizwa mu gaciro kakaremano y'umuntu amera nka Adamu wa kera ahabwa imbaraga zituma atorindukwa n'intare atorindukwa n'inyamaswa abo umwami w'ibyaremwe byose bukeye ngo bamuta mu mwobo ngo bamutaye mu mwobo. Intare ngo ziramureba zibona shefu zibona isezerano rya Adamu umwana w'umuntu wahawe gutegeka ibyaremwe byose ngo ziratinya zica bugufi. Bukeye umwami ngo arahamagara aravuga ngo se mugaragu wisumba byose Imana yawukorera ngo yabashije kugukiza. Aravuga ngo
aravuga ngo ntiyambonyeho uburiganya ngo kandi nawe ntaco nakuriganije aravuga ngo famo amukura Bibiliya ngiye kurangiza iravuze ngo wizimagurika reka kwiruka mu nzira itagira ikirari reka gukandira mu ruzi ahatagira ibyambo Bibiliya iravuze ngo banza ushake shaka gusa ubwami bw'Imana Bwana sifiwe shake gusanga ubwami bw'Imana ibindi byose Imana izi kubikeneye muvandimwe Imana izi amakuru yawe yose Imana izi bikurusha byose Imana izi bikubabaza byose ikibazo nuko tubaha principe zo kubwira ngo Mana ndiruka ku byawe nawe wiruke ku byanje Mana ndarazwa ku ijoro n'ibyawe nawe urazwa ku ijoro n'ibyanje Mana ndakora uko wabivuze nawe ubisoze nkuko wabivuze ibintu nti dushaka kubikora uko bigomba gukorwa amaze bikatuzanira imvune tugiye gusenga Imana garuka nyuraho uzunyura ushobora kubizo mpaye mvuga warabikoze nimba warabikoze tegereza umwete washoye Bibiliya iravuga ngo imirimo yose ngo werekejeho umutima uzuyikorana umwete nimba warabikoze ukaba utarasubizwa tegereza muvandimwe Imana yacu ntizibesha Imana yacu ni nyamaboko Imana yacu izikora ibitangaza bikomeye Imana izagutabara Imana izagusanga Imana ibafashe muze turirimbeho gatoya amaze abakozi b'Imana mutambuke muze dusengera abantu mu mutima wawe utsindijwe rituma utajya untera intambwe umaramaze mu gushaka ubwami bw'Imana no gukiranuka kwayo Satani ni umugome abantu bajya bafatira ingamba zikomeye hano ariko basohoka hariya akabagira basanzwe n'ibitekerezo byabo akabigira ugusanzwe ariko n'ibyawe kugira ngo utere intambwe y'umuvuto wo gushaka ubwami bw'Imana no gukiranuka kwayo reka turirimbe kandi duhaguruke twese dufatanye amaze dusenge twinginga Imana iduha izo mbaraga zo gushaka ubwami bw'Imana no gukiranuka kwayo murakoze cyane buriya nitugira amahirwe tuzajya duhishura urukundo rw'Imana rurarenze ruri hejuru cyane cyane iyi si igikunda ngo itubeshe ko turi kure y'Imana cyane dufite Imana ikomeye ku mbabazi zayo dufite Imana yarakaye cyane
dufite Imana itureba igisure. Oya, ndagira ngo nkubwire ngo shora imbaraga gusa muri ico. Kenera kubona Imana, kenera gusa kubona Imana. Ubonye Imana ababonye byose, ubonye Imana ababonye ubwami bwayo. Aho Yesu ageze ingorane zazishira, ibintu bijya bihinduka. Shaka ubwami bw'Imana, uyishaka ijoro mu rukerera, uyishaka igitondo, uyishaka amanywa, uyishakisha umutima uhaye kubwira, uyishakisha umutima ukomanga kuri wowe. Nimba uyishakisha gufasha abakene, izishakwa muri ubwo buryo ikaboneka. Nimba uyishakisha gutanga amaturo, izo ni inzira zose ziduhesha kugera ku Mana. Nimba uyishakisha iki, ufite uburyo byose bikuri imbere. Shaka Imana izakurengera, izahora ikurengera, izahora ikurengera, izahora ikurengera. Uririmba karirimbo kavuga mu ineza y'Imana twabonye, amaze tube nk'abagendagenda dusenge, turangize dutanga umwanya. Kandi buri muntu wese yisengere uko yumva kumukwiriye imbere y'Imana. Imana yiteguye kukumva nubwo wokongorera, izayumva. Upfa kuba wahindukiye mu mutima ubwira Imana ngo Mana nshoboza kumenya gushaka ubwami bwawe, aribwo butegeki wacu ni wanje. Imana iraza kugufasha. Mbabaye uranyumva urantaba agutakiye mbabaye uranyumva urantaba uranyumva uranyumva urantaba uranyumva Toma sika 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 Ema kila mizaranga ya tala Karide nizala pasi Dume epeni bunga ya sika Jeminiti tala perde gromeni salariboni Ebini mikuruma zararima Yabini pala o pasi Bimeni ya sika la katre de brimanite Kore bitangaza bikomeye data tubona ubwami bwawe aribwo butegeki wacu aribwo bugwiza imbaraga mirimo ikomeye itangaje y'Imana igaragare kubure we yurika ibicu buryo bwose siva kwa Mungu baraga zawe zururuke mwami Imana bwami bwawe bugwiza imbaraga mu bakwizera bwami bwawe bugwiza imbaraga mu miryango yacu bwami bwawe bugwiza imbaraga mu mitima yacu bwami bwawe bugwiza imbaraga mu bakumenye bwami bwawe bugwiza imbaraga ku manywa na nijoro bwami bwawe tubuhabwe twarabuhawe tuhabwa imbaraga zo kubusobanukirwa no kubugenderamwo kuko Imana izayumva gusenga ndagushimiye wa Mana 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 urakoze mwami Yesu urakoze mwami Yesu amen.